Inshuti bakunzi ba Hoziyana TV, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ni Pastor Michel Zigirinshuti muri kumwe. Uyu munsi nifuje kubagezaho ibintu naganiye n'Imana muri iyi minsi uko ari ibiri. Ubwo ndavuga ijoro ryo kuri 19 hari kuwa gatandatu nijoro mu rukerera saa 9:31, hamwe n'ibindi byangezeho mu rukerera rw'uyu munsi isaa 9:24. Ibyo nshaka kubagezaho kugira ngo tumenye uko tubana n'Imana muri kino gihe, kandi ntabikoze nagibwaho n'urubanza bene data. Ikibi ni uko nabivuga itavuze, kababwira ibyo itambwiye. Tubanze dusome igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice byaho 2 umurongo wa 5. Ezekiyeli ibice 2 umurongo wa 5 avuga ngo, nabo nubwo bazumva naho batakumva kuko ari inzu y'abagome, ariko rero bazamenya ko umuhanuzi yari abarimo. Ibice 33 byaho nyine muri Ezekiyeli umurongo wa 33 nawo uravuga ngo, ariko igihe ibyo bizaboneka ndetse biraje, nibwo bazamenya ko bahozwemo n'umuhanuzi. Imana idufashe cyane. Mu ijoro ryo kuri 19 kuri ariya masaha nababwiye, ijwi ryarankanguye rikomeye rifite imbaraga, rirambwira ngo bwira isi, bwira abatuye isi ko icyagombaga gukorwa ngo Imana icururuke kugeza ubu ntikirimo gukorwa. Ndasubiramo, icyagombaga gukorwa ngo Imana icururuke kugeza ubu ntikirimo gukorwa. Nuko yambwiye mu rugero rwo mu bwato mu gihe cya Yona, baroha ibintu, imitwaro cyangwa imizigo mu Kiswahili, babiroha mu mazi bagira ngo inkugi yoroherwe. Tubisanga muri Yona igice cya 1, muzahasome iyo mirongo yose. Ibyo bintu byose babiroheraga ubusa, ariko ikibazo, umuti w'ikibazo utaragerwaho. Aho umuti w'ikibazo ubonekeye, Yona aroshywe mu mazi ubwe yiyaturiye n'akanwa katini mu ndohe. Wakwibaza ngo ibintu byari byaroshywe mu mazi byari byazize iki? Amahaho bari bahashye hakuno bayambukanye hakurya i Tarushishi, ayo yose yararenganye, kubera ko icyari gukorwa atari cyo cyakozwe. Ntabwo uyu munsi muri bwumve bimeze nk'inyigisho, kuko ndavuga ibyo nabwiwe kuvuga gusa. Imana imaze gukubita isi iyi nkoni y'icyorezo, abategetsi b'isi bihutiye kubanza ubuhanga. Aho ndashaka kuvuga ubuhanga nibwo bwabanje gukora. Bwanze, abategetsi b'iyi si bihutiye gukurikizaho ubwirinzi. Ubwirinzi murabyumva, ntabwo ndi gusobanura kuko sinimo nigisha, ndavuga ibyo Imana yambwiye kuvuga. Nabwo buranga. Abategeka iyi si bahise bakurikizaho gusenga. Ndavuga noneho abasenga rero nibwo basenze. Ibi bintu uko ari bitatu byakozwe, ubuhanga bikanga, ubwirinzi arizo ngamba muri bazakozwe, no gusenga, ariko ntibyabujije abantu gupfa, kugeza n'ubwo n'abaganga bapfuye. Ibyo murabizi, mu bihugu bimwe ntiriwe ndumvuga kuko nzi ko namwe mubizi. N'abaganga barapfa.
aha ndagira ngo nsobanure gatoya ku byo Imana yambwiye. Ubu buhanga n'ubu bwirinzi nibyo kuko abategeka isi, amaguverinoma, leta nibyo zari gukora, kuko nibyo zishoboye gukora, ni nabyo zizi gukora. Ariko umurimo dusanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku Ngoma 7:14 wari gukorwa n'abashumba, wari gukorwa n'abatambyi. Noneho rero bo bihutiye gusengesha abantu, ariko muri bo Uwiteka yambwiye ngo muri bo haracyarimo ibyaha, batihannye, batihana, batarimo gukira. Ndetse irambwira ngo irimo kureba mu mitima yabo ikabonamo imigambi mibi. Ndavuga mu batambyi, mu baturage b'isi, mu banyabyaha haracyarimo imigambi mibi, kuko batakoze icyo bagomba gukora, aricyo cyitwa kwicisha bugufi no kwihana. Iyo migambi rero iracyayibabonamo. Umva ijambo yambwiye, irambwira ngo mbabwire ngo mu mitima y'abantu haracyarimo ijambo rivuga ngo korona nigira igende, korona nigira igende, nigira itubise. Mbese abantu baracyayifashe nk'akantu gato ko kumara igihe gito kakatubisa, ubuzima bugakomeza. Nuko yambwiye ngo ubuzima bugakomeza, kandi koko twese nuko tubyumva, nuko tubifashe, nuko tubibona, nuko tubyifuza. Turagira ngo tuvire mu nzira ubuzima bukomeze, ariko mu buzima buzakomeza abanyabyaha bazakomeza, cyane ko n'ubu ngubu abasinzi bakomeje gusinda, abasambanyi bakomeje ubusambanyi. Ibyo murimo murabyumva, murimo murabibona. Ndetse abanyangeso mbi barazikomeje, ni uko batabona uko bazishyira mu bikorwa. Imana irambaza ngo ubambwirire ngo harya ubundi nkora ibi nashakaga iki ku bantu? Insubiriramo ngo ubambarize ngo nkora ibi ngibi nashakaga iki ku bantu? Irambwira ngo icya mbere ubabwire ko nashakaga ko banshaka. Burya usibye ku gihe cy'umwuzure, mu gihe cya Nowa, nibwo narimbuye abantu mbarimbuje umwuzure. Naho ubu mba ngira ngo ungarukiye agaca bugufi mubabarije. Ntabwo nzongera kurimbuza isi umwuzure nk'uko nabirahiye. Irambwira ngo mvuge ngo aka kari akanyafu. Ababyeyi muri aha muzi kandi mutandukanye umunyafu n'inkoni. Aka kari akanyafu. Nuko yambwiye ntacyo nongeyeho. Icya kabiri yambwiye ngo yashakaga ko umuntu ayegera ukwe. Yashakaga umuntu ukwe, umuntu ukwe. Reka mbabwire bene data, yarambwiye ngo irashaka umuntu ukwe kugeza ubwo umugore aboneka imbere yayo ukwe, n'umugabo ukwe, n'umwana ukwe. Umuntu wese akagera aho yivuganira n'Imana, akayegera akayisenga. Ibyo rero ntibiragerwaho, ntabwo biragerwaho. Turacyagerageza gushyiraho utugurupe ku ma WhatsApp ngo dusengane, dufashanye. Icyo yakimbwiye nacyo, yambwiye ngo biriya ngo nibyo murimo gukora ngo mufashanye nk'abagenzi bajya mu ijuru, ariko ndacyakeneye kubona umuntu ku giti cye ukwe. Impa umurongo wo mu gitabo cya Ezira igice cya 1 umurongo wa 3. Uwo murongo uravuga ngo umuntu wese muri mwe mu bantu bayo Uwiteka Imana ye ibane nawe. Niko uwo murongo uvuga.
ngo umuntu wese wo mu bantu bayo Uwiteka Imana ye ibane nawe. Haleluya, haleluya. Icya gatatu, yarambwiye ngo irashaka kwerekana ko ubuzima bwacu ibufite mu maboko yayo. Haleluya, haleluya. Ngo irashaka kutwereka, yashaka kutwereka, kwereka isi, umuntu wese, ko ubuzima bw'umuntu bufite mu maboko yayo. Umva ingero yampaye, ndazibaho uko yazimpaye, ntagiye hirya cyangwa hino. Yarambwiye ngo abari barategetswe gukora za siporo, iyo ni imikino ngororamubiri, barabitegetswe n'abaganga n'abandi bayikoreraga ku bwende bwabo, baratewe ubwoba ko ngo nibatayikora bizabatera indwara runaka, ngo byageze n'aho babisimbuza guterana kwera. Umva iryo jambo, ntacyo mvuga itambwiye, ngo byageze n'aho babisimbuza guterana kwera. Kandi koko hari ahantu siporo zari zimaze gusimbura guterana kwera, ugasanga amateraniro yo ku munsi wo guterana amasaha yayo abaye ay'iyo mikino ngororamubiri cyangwa se siporo. Ugasanga amasaha ya nimugoroba abantu bari mu nzu y'Imana, amateraniro, abandi bibereye mu kujya kubira ibyuya no kugorora ingingo, kuri za biyari n'ibindi, no kwirukanka. Noneho irambaza ngo ubu se noneho barirukanka he? Ntibari mu nzu. Za sawuna bajyaga bateraniramo, kandi za sawuna izo ngizo ugasanga zirimo nazo ibicumuro n'ibyaha n'ibiganiro bibi, barazijyamo hehe? Insubiriramo ngo ninjye ufite ubuzima bw'umuntu mu biganza byanjye. Urundi rugero yampaye, yarambwiye ngo muri iyo ngingo ya gatatu, yarambwiye ngo ibigendanye n'ubukungu n'iterambere, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 32:30, ubwo yabwiraga Hezekiya ngo iki ni cyo kimenyetso nguhaye, uyu mwaka muzarya ibyimeza ubwabyo, umwaka ukurikiyeho muzarya imicwira cyangwa ibishibutse byabyo, umwaka wa gatatu nibwo muzahinga, musarure, musorome imbuto, mutere inzabibu, muzenge. Uyu murongo w'umpa yarambwiye ngo ngutange, ngo mbwire abantu ko bigira ubwoba bw'ibizakurikiraho, ngo abazayicishaho bugufi bakayisenga, ngo nizongere ibubake, ibahe ibibakwiriye, ibahe ibyo kurya, ibahe byose bikwiriye byo kubatunga. Umva ijambo yambwiye, ngo izaduha ibitavuye mu bwenge no mu mbaraga zacu. Ndasubiramo, niko yambwiye ngo bisubiremo, izaduha ibitavuye mu bwenge no mu mbaraga zacu, izadutunga. Aho ariko yavugaga abazarokoka, iryo jambo yaryongeyeho ngo abazarokoka. Bivuga rero ko ni abazarokoka nyine, abazarokoka. Uriya murongo wo muri Yesaya 32:30 mu witondere. Tuba tugeze ku kintu cya kane. Yarambwiye ngo ibi ni amayoberane, ngo ariko abanyabwenge bazayamenya, kuko byanditse muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 10b yawo. Ibi ngibi biri kuba ni amayoberane, ariko abanyabwenge bazabimenya. Ayo mayoberane bazayamenya, kuko byanditse muri Daniyeli 12 umurongo wa 10 kuri b yawo. Abanyabwenge habavuze ni bantu ki? Abanyabwenge ni abantu bakijijwe neza, naho baba ari abaswa, nta mashuri bize. Yampaye umurongo dusanga muri Zaburi 119 umurongo w'130, ahantu havuga ngo guhishurirwa amagambo yawe bihesha umuswa abaswa ubwenge. Naho Yesaya 35 umurongo wa 8 akavuga ngo iyo nzira ntabwo abanyabwenge bazayiyoba, ariko abaswa abantu naho baba ari abaswa bazayimenya, bazayinyuramo. Imana idufashe cyane. Ngo ariko abakiranirwa bo bazayigwamo. Impa urugero. Haleluya, haleluya.
impa urugero, irambwira ngo ibi bintu birimo kubaho birakomeje kugeza ku munsi Imana yabihaye bikarangira, abakiranutsi bazaba bakibikiranukamo, abanyabyaha bakibikora cyangwa babirarikiye kubikora. Umwami adufashe cyane ngo nibirangira bizasiga amateka akomeye n'inzibutso abantu bazajya bibuka ibyabaye. Reka ahangaha mbendetse kuvuga ibyo nahishuriwe, ariko nsabe abanyafurika muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko kutazigera na rimwe, ubwo mbaheretse kuvuga ibyo nahishuriwe, ahubwo ndimo ndababwira inama ziva mu byo nahishuriwe. Ndasaba abanyafurika muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko kutazigera na rimwe rwemera icyitwa urukingo, vaccin. Ndabibabwiye, uzabirenga hazirengere n'ingaruka zabyo. Aha kandi mbwiye abakristo, mbwiye n'abatari bo. Ikindi, korona nishira, ibi bihugu mwishimira kujyamo by'ibikire by'ibihangange ku isi, ariko bigiye gukubitwa inkoni yitwa ubukene, ibi bihugu kubijyamo bizashyiraho urukingo ruhabwa ugiye kujyayo wese. Urwo rukingo rushobora gutangirwaho twafatiraga za vaccination mu bihugu by'iwacu twenda kugenda, rushyirwe cyangwa ku bibuga by'indege by'aho abantu bajyaga cyangwa bagiye. Urwo rukingo ruzaba atari rwo, ahubwo ari ugushyirwamo ikimenyetso cya ya nyamaswa mu mubiri, ngo kibe kikwinjiyemo mu buryo bw'ibanga rikomeye. Nyuma yaho, mu gushyirwaho ikimenyetso nyirizina mu ruhanga no mu kiganza, uwo muntu ntaho azahera abihakana, abyanga kubishyirwaho, kandi deja kimurimo imbere mu mubiri, ndetse uzaba yaremerwa urukingo azaba anagaragara muri sisiteme y'abo bakozi ba Satani. Uwiteka yaranganirije bene data. Aha ndagira ngo mbwire abera icyitonderwa, aha ndagira ngo mbwire abera ko umuntu wese ufite izina mu gitabo cy'ubugingo atazashyirwa muri iyo sisiteme, atazanashyirwaho ikimenyetso, kuko sisiteme izabanga, izabarojeta, izajya ibanga yanjye, mashine yanjye. Haleluya! Ise naho imenye ko atari aba hano mu isi. Ibyahishuriwe Yohana ibice 13 umurongo wa 5 kugera ku wa 8, na Daniel ibice 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 2. Nkiri kuri iyi ngingo, mpagaze mu butware mpabwa n'Imana yampaye, ndavuguruza mu izina rya Yesu Kristo inyigisho z'ubuyobe mumaze iminsi mubona ku mbuga z'umwigisha ntavuze mu izina, mbaye mwihoreye, wavuze ngo gushyirwaho ikimenyetso ngo muzabyemere
cyo mu ruhanga n'icyo mu kiganza, ngo kuko ikimenyetso Bibiliya yavugaga mu cyahishuwe Yohana, ngo ni croyance, ngo ni imyizerere umuntu yizera. Izo nyigisho zaturutse kuzimu zigamije kuyobya abera, zigamije kuyobya intore. Muzirinde bene data, abari mu bihugu ibyo bintu byatangiye gukorwa, mugumye mwihangane, mwirinde, mwe kubyemera, mwe kwemera iyo sisiteme, mwe kwemera iyo mikorere, mwe kubyemera. Umwami abafashe cyane, abaha imbaraga. Murabizi ko mu Gifaransa ijambo kwihangana rifite amagambo 3 akomeye nk'uko Imana yantegetse kuyavuga muri ubu butumwa: patienter, persévérer et résister. Byose mubikoreshe. Tugitegereje Yesu, mugire patience. Tugitegereje Yesu, mugire perseverance. Tugitegereje Yesu, mugire resistance. Abo mwuka mwumvise icyo navuze. Nongere nsaba abera, nongere nsabe abera, mbitegetswe n'Imana n'umwuka wera nahawe, kugabanya gusubiza ibyifuzo by'umubiri uko bibifujeho. Haleluya Yesu. Niko Pawulo yandikiye Abaroma, haravuga ngo ntimukawuhurwaho ngo ubone uko ukora ibyo urarikira cyangwa wifuza, kuko nubwo mwaba mwuzuye umwuka gute, umubiri uhora ari umubiri, tuzawunesha burundu tuwambuwe, twambitswe usa n'uwa Kristo. Ibyo turabisanga mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Ntimuzongere cyangwa ntimukongere kumvira ibyifuzo by'umubiri, ngo byose mushake guhita mubisubiza. Iby'umubiri urarikiye byose mushake guhita mubikemura. Ntabwo ari byiza bene data. Igihe ni kibi, ni muwime ibyo ushaka, ni muwime ibyo ushaka, ni muwime ibyo urarikira. Niko Pawulo yavuze ngo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha uburetwa. Nsoze mvuga ku bukene buzakubita ibihugu byari ibihangange ku isi. Bwaje hagiye kubaho ubukene bukubita ibihugu byari ibihangange ku isi. Aha nimvuga gutya, nimvuga gutya, bamwe muzi ko ibimenyetso byabyo byatangiye kugaragara. Rero rigeze hehe kuri taux de change, ku isoko ryo kuvunjisha? Idolari rigeze hehe ku isoko ryo kuvunjisha? Imana igiye gukubita inkoni y'ubukene ibihugu byari bihangange ku isi, ari byo muzi namwe, bigira n'uruhare runini mu kurakaza Imana. Iki mbabwira niko nanjye nakibwiye inshuti zanjye. Ntagerega ndimo kwigisha za nyigisho najyaga ntegura, ngo ntegure baha imirongo. Yego nazo burya bari ubutumwa, kubera ko umutwe w'inyigisho umwigisha arawuhabwa. Ubu ndimo ndababwira ibyo Imana yambwiye kandi biragiza nsoze. Izakubita ibyo bihugu bitewe n'uko mu by'ukuri nibyo byagiraga uruhare runini kandi rukomeye mu kurakaza Imana. Yewe n'iyi coronavirus nibyo byayiteguye, birayitegura, byayiteguye igihe kirekire, itinda muri za laboratwari. Nahishuriwe ibyayo bene data. Igihe kiragera irahavanwa, iragenda
yanduza abayifunguye bwa mbere, aribyo mureba biruhije isi. mubanze mutegereze gusohozwa kw'ibi mbabwiye, kuko byo ntibizingingirwa ngo bikurweho. ndasubiramo, mutegereze gusohozwa k'ubu bukene, kw'iyi nkoni igiye gukubita ibi bihugu, kuko ubu bukene bwo ntibuzingingirwa ngo bukurweho, ntabwo buzasengerwa ngo byemerwe. Imana kandi yarambwiye ngo kugeza ubu ntitegereje abayobeje abantu ngo bihane ku byo bitihanwa, ngo ahubwo irashaka kugarura abari barayobye, irishakira abayobye cyangwa abayobejwe, ariko ababayobeje bo ngo nta mahirwe. Ikindi yahishuye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu nkunda, igihugu nsengera, nabonye utununga tw'imisozi, ku misozi abajya bagenda mu majyaruguru n'igice cy'uburengerazuba kirimo imisozi, kwa kundi imisozi iriho imyaka y'uruhisho ihishije yenda kwera y'ubwoko bwose, kandi nabonaga ari amoko yose y'imyaka, ibinyampeke, ibinyabijumba, ibinyamisogwe, mbese hari heza imyaka y'ubwoko bwinshi. ijwi rirambwira ngo nimbwire u Rwanda, abanyarwanda, duhunikishe uwo musaruro ugiye kwera, tuwuhunikishe. impari amagambo yo mu Itangiriro mu bice 45 Yosefu agira 41:37 Yosefu agira inama umwami wa Egiputa guhunikisha. nibyo ngibyo. reka ngarukire aho Imana yagarukirije kunganiriza, basigire ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 11 umurongo wa 32, uvuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. ariko haruguru y'aha ngo abazi Imana yabo bazakomera, hari imirongo ivuga ngo, ariko ayo magambo ari muri uwo murongo nyine, ngo abava mu masezerano azabayobesha kubashyeshyenga. n'uwo mugome, ni ya nyamaswa nyine, azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Imana ibahe umugisha, bagirire neza bari bateze amatwi. ibi ngibi si inyigisho nigishije, ahubwo ni iby'Imana yanganirije mu ijoro ryo kuri 19 z'uku kwezi kwa 4, no muri iri ryakeye rya 20 rishyira 21. Imana ibampere umugisha. mwari kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Michel Zigirinshuti. Imana ibahe umugisha.